we Ben nk'ubu buriye koko uzi ko maze amasaha 9 ngutegereje ngo ngutegereje ahantu twumvikanye nimugora ntago hazi mwana banguka ariko mukajya ugira imikino amasaha 9 magasanga ngutegereje ngungezeho okay banguka umunota oya amasegonda kwanza 59 ndagutegereje aka kanya se maraje patino wari neza niba nk'igihuziye koko ariko se jumenya ko umuntu ahura n'imbogamizi mu gitondo ntago bizi nagomba gushaka amazi ngashaka umuriro ngashaka ibintu byinshi cyane bitandukanye muri raporo reka ndaje nawe nkongereho oye ugira gahunda oya cinko ni zamba ariko nawe tuza sha ubungubu bitanu babikuvuye vuba kugira ngo tuzajyana n'imikino hanyuma reka tugaruka ku by'akazi harya ngo akazi tujye gutanga ubundi dufite imyanya ingahe iri gushakirwamo akazi ahantu kwa ngore muri kino kigo dukorera uburyo akazi gatangwa mu byo arabizi neza ko bimeze nuko ngo ubungubu byari biteganijwe ko hari imyanya 20 ako mu by'ukuri 19 bose uko nabigenzamo famille niki urumva haba harimo abantu baturutse muri famille imyanya 19 yose yaragiye hasiga umwanya umwe wa maonesha niwo ugiye gupiganirwa muri iki gitondo niwa mwanya nyine wa nyirarushwe kugira ngo abantu babone ko kampani yacu dutangamo 19 already ifite abantu bamaze kwifata urumva noneho umwe niwo bagiye gupiganira hanyuma rero ninjoro ngiye naryamye ndi kureba ama modoka nyine akora mu kazi ndebe imishara y'abakozi ndebe ukuntu bamaze iminsi ibyinje n'ibyasohotse sinabonye umwanya nyine wo kureba ngo utwo tuzi turi gutangwa ndetse n'agasigaye naka haryo ubundi umwanya tujye gusigaye ubundi wone ubundi kuvuga ngo umwanya tujye gutanga muri kampani yacu ni umuntu uzaba ufite inshingano zo kuzenguruka mu ntara zose n'uturere twose akamanuka kugira mu mirenge yo hasi agenda ashishikariza urubyiruko kwirinda sida anasuplyinga udukingirizo hanyuma reka tugaruka ku kibazo cyawe ibaze ko twabwiye abantu ko turi buze gutanga akazi saa 2 tukaba tugeze saa 2 n'igice ubwacu tutaragerayo ubwo urumva ibyo ari ibiki ariko se pati wowe ntubona ko tumaze kwingagari ntabwo ugiye tugera mu kazi n'abantu baje gushaka akazi batugomba kwagera kimwe bagomba kudutegereza none kugira ngo nkwereke yuko ingagari zirutanwa kuba uri umukozi aha ngaha nawe ufite post nziza ntabwo bikugira ingagari ngo ndute ibindi bitanu bikuvuye aha ngaha tuza washyizemo inyoroshyo wagiye woroshya ibintu Waramutse. Waramutse. Waramutse sha. Waramutse neza. Amazina yawe ninde? Amazina ni Mugabo Stone V cyangwa ukanyita Stone. Hanyuma se yumvira nkayo mazina. Hanyuma akazi uje gusaba wawe ukazi? Ndakazi. Nakahe? No gusupplying udukingirizo. Hanyuma se ko mbona ibintu wazanya hanga hari ama duplicate bakubwiye kuje gusupplyinga duplicate. Uvuga ngo izo ni CV z'ahantu nagiye nkora. Okay. Ubwo uzi kuvuga indi biziga sha. Ahubwo se udukingirizo ujye gusupplyinga wowe ubwawe uradukoresha. Nyine nk'umuntu mbese nanjye urabona ko ndi umusore nta kuntu ntaba ntazi uburyo gakoresha. Anga ndi kubona mu company wakoze amezi 6 mwapfuye iki kugira ngo bakwirukane? Ngiye ntago banyirukanye ahubwo kampani yarahombye. Warayihombe se ntumva? Ntabwo nayihombeje. None se ni gute yabarahombye bigaragaza nuko mu mezi 6 yamaze ishinzwe ari nawe wayikozemo igarangira ifunze. Oya ntago ariko byagenze ahubwo kampani yarahombye inanirwa kunyishyura ihita inyirukana. Akira rero ushatse wakitangira. Ikindi kibazo cya kabiri hano ndi kubona mu certificate ngo yuko wamaze igihe kinini muri worship team ukanitwaramo neza ibi bihuriye no gusupplyinga udukingirizo no gushishikariza abantu kwirinda sida. Nyine urumva niba naratoye kuba umuyobozi wa worship team habasha guhuza imico y'abantu itandukanye kandi nkabayobora neza bikarangira bamaye n'igihembo bivuga ngo na company yanyu ibikorwa byanyu rwose nabigeza ku bantu neza kandi batandukanye. Nkuko nkabivuze nk'ubusanzwe no gukoresha ubukingirizo nyine bishishikariza muri rubanda kubukoresha. Bivuze ngo wowe uje gushishikariza abantu gukora uburaya kurusha uko babwirinda. Makeya n'ubundi buraya bwari busanzwe bukorwa ariko ntabwo ni kubibashishikariza. Uguje gukemura iki? Niyo mpamvu nanjye rero naje muri ya system yo gukoresha udukingirizo kugira ngo batarwara za ndwara zirimo ngo mburugu n'imitezi ariko bagomba kumva itandukaniro ryo gukoresha agakingirizo no kutagakoresha kuko niho hantu havamo izo ndwara. Bakamenya uburyo iyo ukoresheje agakingirizo ko wirinda iyo mitezi wakora nta nagakingirizo ukarwara iyo mburugu. Ngo mu magambo make uje gushishikariza abantu imibonano mpuzabitsina wenda bazashaka uburyo bakuramo izo nda cyangwa bazishinguzamo ariko bayikoze. Ibyo byo gukorera hamwe ariko nabyo biba binakenewe bakamenya ngo iyo wakuze wambaye kondomu bigenda bite iyo utakuze wambaye kondomu bigenda bite
no hari izamburugu sifilisi ibintu byinshi cyane kidasanzwe zimwe muri kampani rero nuko umushinga mufite no mushinga mwiza ikintu nzakora no gushishikariza urubyiruko gukoresha gukora imibonano mpuzabitsina bakoresha agakingirizo kuko usanga hanini urubyiruko rutwaye inda zitateganyijwe rimwe na rimwe ugasanga bavanyemo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zimwe zidakira izindi zigakira ariko ukabona ntabwo hesha isura nziza igihugu cyacu urumva ngo ugiye gushaka uburyo washishikariza urubyiruko gukoresha ubukingirizo cyane kurusha uko bwareka kubukoresha nyakubahwa muyobozi nakunyuze mu byo uvuga aho kugira ngo igihugu gikomeze gutunga abana benshi badafite umurongo badafite base cyangwa se bamwe babajugunye byarutwa bakadukoresha kuko n'ubundi ntacyo byaba byica n'icyo byaba bikiza. Urakoze cyane gena nitugukena tuzaguhamagara. Urakoze manye ko gahunda ibintu nk'ibindi kwanga turi kuvuga ngo umuntu nase mukazana amadokima ukazana ibyo bihamba byayo byiza tubwira ko mu bintu dukeneye kuko dukeneye amasafari nukuze yuzuye ibintu by'ibipapuro uturutse mu icapiro ukora muri papeteri urafumana nyagasani umva reka tubanze tukubwire neza ubanze wicara ngaho bize kugeza ubu ngubu ndabona nta hantu utandukanye n'abandi bavuye aha ngaha ntabwo dukeneye izo mpapuro zanyu kuko izo mpapuro zanyu ntabwo zerekana icyo mushoboye urumva twe dushaka kureba nyine ufite icyo bita experience cyangwa uburyo yakoramo akazi kacu neza kurusha ubundi wowe ni icyo kintu cyo gutandukanye nawe rwose n'ababeshye mwabayobozi nanjye sinshaka kuvuga amagambo menshi pe izi dokima mba nazitwaje kugira ngo mbereke ko ndi umuntu w'umunyamwuga naho ubundi nanjye ibi nta muhoro bifite ubunyamwuga ni ndabwe ko upimishwa mu impapuro kugira ngo ugaragaze ko uri umunyamwuga bisaba kuza impapuro nyine no kugira ngo bigaragaze ko ikintu wize se isi hari ahantu wakoze ubyerekane gusa nanjye itarukanyirizo ryanjye mfite nta mpamvu yo kwiberekera mu mpapuro muze mbiberekera hanze kumbwira nta nubwo mbyumva ubundi se wanyanganiraho gato uretse gatoya yego wowe bite wa mugabo we rero ngiye kukubwira inkuru nziza itarimo ibintu by'ibikabyo no kwamamaza ntumbone ngiye sindi umucuruzi wapi ni Kigali si iwacu ahubwo se ko mbona watangiye ahubwo no kubikabiriza ubwo byo n'ubuhoro okay banza unyumve rero wa mugabo we hano hari icyorezo hano hanze kiri kwica abantu benshi cyane abantu bari gupfa buri munsi rero ndagiye mubwira akantu keza baza ngo nakahe rero sida imeze nabi mburugu zimeze nabi imitezi imeze nabi kandi ngo ufite ibanga uraramuka utaguze tuno tuntu ni ingenzi mu buzima bw'umugabo noneho umusore nkawe wahita upfa yampaye nka mwizina rye ibi nibicu nzaniye ubu ibi ni ubukingirizo bwana ninde yakubwiye ko mu bibazo mfite ngiye harimo ubukingirizo cishije make iki wowe uri kuncisha make gute uri kunzanira ubukingirizo mu maso yanjye waretse kundusha uburakari nje ndi gushaka kujya ngo nkurinde sida nkurinde mburugu nkurinde imitezi warangiza ukandakaza uri urabinira muhe buryo mwizina rya Yesu putoka wowe umva nkubwire sibyo mbarere imwe wamvuye mu maso umva nkubwire nyine ikintu cyanyuma nanjye kukubwira ubu bukingirizo rero umuntu wabwambaye urara neza ntiwarota nabi ntiwanaryama nabi yewe ntiwanarya nabi ndetse na madamu niwe unamufite mbarere imwe wamvuye mu maso ni nakubwiye ko njye ubukingirizo ngiye mwana urabizi nta magambo nyine kuvugana na n'ubundi urimba wowe n'imbwa nta kintu bya putoka nani sone uraza unatuma nkupa umuntu wanjye punda naguciriye wowe vuga ko ari kuri uzajya ubutanga nahuye n'imbobo nibeshye rwose kiriya ni ikibwa nta n'umuntu muzima ari umuri akuzi ko bari abantu barimo batuka ari abakiriya bacu cya kintu cyasariye mu mana urusura ni umukiriya ura n'imbwa nta n'icyo azimarira hanyuma ko mbona akazu kabuze mbireba rwose mwana amahirwe yanyu marega n'ubwa mbere nayengerageje nta by'amahirwe nimba uri kwataka abantu kuriya kuko ushaka kubakuramo iyo kotsa hanyuma se agakingirizo ko wakamuhaye nari nkamweretse neza nanjye no kukamutamika ariko abagabo ngo bari gutona babyerekana n'abatontomera yahita agendera icyo ngicyo akazi wakabuze oya rwose wamba bari wamuvandimwe kuko rimwe naje ngana uretse urabona uriya mugabo uyu se uyu nguyu uri kuzamuka ko mbona ari nka wa wundi ugiye kugenda ukoresha ibishoboka byose ukamuhereza n'utakamuhereza umenye ko akazi ukabuze ariya niyo mahirwe ya nyuma ariko rero ndabikora ku buryo bwanjye mutaza kumvangira ntabwo tuburana nawe umva wambwe niyitaye kuwanduye cyangwa se uri muzima uratwara ubukingirizo ku neza cyangwa se kuna niba nagashaka se ubundi rero niba utagushaka umenye ko sidi gushaka nanjye nakuntwara ntabwo ugatwara uragatwara ku neza cyangwa se kuna uri kumva mbwa fata ubukingirizo ko mbona ushaka no kukanamika zana ngatwara ntakundi hanyuma nitugutuma ku baturage niko urazajya ubaha udukingirizo oya injiji nka ziriya nikora nzajya nzibuhereza hanyuma ninkutuma nko ku buyobozi cyangwa nkagutuma nko kuri meya meya nzagira ubundi buryo mbishakamo nkamuhereza gute nyine tuzashaka uburyo tubikoramo nawe tuvuge ko uyu nguyu ari meya rero ngiye kugutumaho ngaho muha agakingirizo meya nari nkuzaniye agakingirizo nta gakingirizo nshaka
ko sorisere ntabwo ushaka agakingirizo nta gakingirizo nshaka. okay ndabizi abayobozi ntabwo bakunda ubw'umweru aka k'umukara noneho ku bayobozi rero ku bantu bicara mu biro nyagasani babukunda kubi. Nakubwiye ngo nta gakingirizo nshaka. Sorisere kweri meya Sorisere nyine. sorisere ntabwo ushaka agakingirizo Nta gakingirizo nshaka. ariko meya ndakeka uri kwikinira nyamara Nta gakingirizo nshaka. Kuki utanyumva ariko? meya